Umeze ute Gaheza? Sawa. Nitwa Benimana. Yego. Uri busy? Ati mvugisha. Ndi umukozi w'ikuzimu. Watsindiye amafaranga 500 duha abantu uyu mwaka utangiye. Twabishyira kuri ino nimero. Ayo mafaranga se mwe ntago muyakeneye. Gaheza? Allo? Ndakumva umusa. Si Gaheza usobanura filimi? Ndakumva. Ntabwo ndi umusa, nakubwiye ko nitwa Benimana, ndi umukozi w'ikuzimu. Yego. Ubiterwa n'iki ko filimi zidindira? Aya mafaranga ntabwo yagufasha kugira ngo filimi zikomeze? Happy nta kintu yamfasha. Gaheza? Ndi kumwe na Satani, muguye muvugane. Satani? Yego. Gaheza? We babu, ibyo bintu wigeze by'abakozi b'ikuzimu byihorera. Director Godwin. Babu, ibyo bintu wihaye rero ndamubwira. Umva nkubwire Director Godwin. Ati ubu wabikora iminsi ngayo. Umva nkubwire. Mba Gaheza tuvugane. Ntabwo muguha. Ibyo bintu bya Franka byawe wizanisha ubu wabikora iminsi ngayo. Umva Godwin. Nta kintu twumva. Umva nkubwire. Ndagira ngo umenyeshe ko ibyo bintu by'ikuzimu uzana nitwe twabizanye, wari kumwe na Alice, nitwe twazanye ibintu by'ikuzimu turabihimba, tubibeshya abantu mwese. Iyo content twaririye amafaranga menshi, uri kubyivurugutamo ari ibintu twaduye turabizamura, tubijemo nyuma. Satani arambwiye. Satani ni njyewe, none agora kubwiye kandi nkabaze ko ntacyo kubwiye. Ngo saa sita z'ijoro araza kukureba, mereza Godwin. Nizere ry'Imana urambabaje. Ukuvuga ngo yo wowe uje nk'Ikigali ejo bundi kandi Kigali twayivukiyemo kandi n'ibyo bintu byatumye tubona amafaranga natwe niko twabeshaga abantu. Oya, nawe urabizi neza ko i Kigali naje ejo bundi. Oya, uje ejo bundi cyane. Niwo mvuka. Ntuzanemo ibyo kwa Rocky kuko niwo mvuka. Mbabarira ntubizane muri ibi biboro kuko ni kuri kamera. Ibaze ko Rocky asigaye agenda amarabika muri ubwo buryo sha tuziranye wanjye nawe udashaka kumeshoninga. Ntabwo yabivuga uramubeshya. Ni Sipio ni kasa cya kindi cyahunze igihugu cyabimbwiye. Yo. None se uraza gukora iyi content kwingi abantu bamaze kuyibunga. Oya, urambabaje mwana, urambabaje Gaheza, nari namufashe Gaheza, nari ngiye no kumwakira